Ati yes, rimwe niyo namba kabisa. TikToks kurabana ku mihanda. Ati turacyahiga pepa nka Teddy Watemba. That was Pifla. Maximus wa kabiri afatanyije na Gati gateye pasi bakubwira ati rimwe niyo namba. Hanyuma ikaba yarakorewe muri Detox Records. Hanyuma rero iyo studio yakorewemo nyine niyo turi kumwe na n'umuyobozi wayo atubwira nyine nibyo by'igitaramo aho badufitiye. Reka noneho tubyinjiremo neza. Hanyuma ngo rimwe niyo namba. Yeah, rimwe niyo namba. Hanyuma kabiri ni iki? Ni leta? Kabiri ni wabaye. Yes Chris, reka noneho nongere ngo ikaze kabisa. Murakoze cyane. Twinjire mu kubijyanye n'icyo gitaramo noneho igitaramo giteganyije gute, muzakoresha bande, muzakorera hehe, kugitekereza byaturutse kuki? Iki gitaramo twagitekereje bitewe nuko mu Rwanda nta ma festival ahari. Ubundi twifuza ko kizaba festival nini izagimara n'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu. Gusa iya mbere izamara umunsi umwe kuko mindset y'abanyarwanda itarabimvisha ko umuntu ya parting iminsi ibiri kurikiranye, ariko abantu bazagenda babyiga gato bamenya n'inyungu za festival nk'izo ngizo. Muri festival rero tuzanamurikamo n'abahanzi Detox Label izaba yasinyishije, ndetse tunatumiremo n'umuhanzi umwe w'icyamamare uzaturuka mu gihugu cya USA uzwi ku izina rya Omarion. Okay. Ko numva projet zanyu ari nini. Ati Omarion kabisa mu minsi mikeya mu mwitegure hano mu mujyi wa Kigali. Ubuse uyu mugabo ibintu atubwira nibyo ra? Yeah. Nibyo bintu. Confirm kabisa twaramusayininze. Hari ibintu byose birateguye. Kigali no turning up. Okay. Kigali no kwitwika. Urumva ko nyine ibintu bizaba ari uburyohe. Ibintu no uburyohe kuri 99.7 naho turakomeza nyine kugenda tuganira mutumva nakiriye Chris mukagira ngo namwe ijambo naribatse. Turagenda tuganira ndetse dusangira ibitekerezo ko dushyira kuri comment ku byo tugiye kuba tuganira. Ingingo ya mbere nyine urabyumva Omarion kabisa hano i Kigali. Reka dutangirire kera abazi uyu musaza. Iyi ndirimbo nizere ko obayizi. Nsuza abantu bose bariya ijosi, abantu bari Nyamirambo, uwo wita Zatara nizere ko umeze neza, witwa Dudu nizere ko umeze neza. Abantu bahariya Nyamirambo kuri 40 mu Biryogo mu Gitega ukazamuka kurya nyuma. Ebana nizere ko uyu mugabo bamukundaga kandi n'ubu ngubu bakimukunda. Yitwa Omarion. Hanyuma ndi kumwe n'umugabo witwa Chris arigiye kutubwira uburyo bateganya kuzana uyu mugabo mu Rwanda kandi byaranarangiye kubivuganaho, gisigaye no gushyira mu bikorwa. Ikaze nanone kuri 99.7 yitwa indirimbo yitwa Icebox. Hanyuma umuhanzi akaba yitwa Omarion, akaba ariwe ugiye kuza mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi. Hanyuma nyine tukaba turi kumwe n'umugabo uvuga ko ariwe ubirimo cyangwa se byose biri ku mutwe we, kuzamuzana akamwereka abanyarwanda. Hanyuma Chris, kubera iki mu bahanzi b'Abanyamerika bose bahari mwahisemo kuzana uyu mugabo witwa Omarion? Kuzana Omarion nuko ariwe twari dufite contact ze, byoroshye ku-reaching out kuri we kandi promoting show yiwe. Ikindi ngomba no kurebana uburyo bwo promoting igitaramo. Aba artist bakomeye bagira ama classes, ari A class, B class, C class. So Omarion twavuga ko ari muri class igereranyije, ari muri class ikomeye cyane. Burya abahanzi mu gihugu nk'u Rwanda kitabamo ibitaramo bikomeye cyane, niba waba ufite amafaranga yo kumwishyura ashobora kwanga kuza kubera ko akubwira ati image yanjye ntabwo wayihandlinga. Nta bitaramo bigaragara mwigeze mukora aho hantu, ntabwo Kigali revenue izwi internationally ku buryo umustar ukomeye yahita apfa kuza ka performing. So you gotta start, ugomba gutangirira ku rugero rugereranyije ukagenda uzamuka ugeze mu bintu biri international. So Omarion yari umuntu image ye ijyanye na demography y'u Rwanda, aba public dufite ahangaha ndetse no muri East Africa muri rusange, akaba ari umuntu uzwi bihagije. Okay. Yes, ndumva rwose ubivuga nk'umuntu ubizi neza kabisa, umuntu uzi ibyo arimo arakora. Hanyuma rero Omarion nyine ategerejwe i Kigali ryari? Omarion ategerejwe i Kigali mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa 10.
mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa 10 igihamya yabiyihe ubwo ngubwo ntiwaje kambwa ati Bosqizo mfite amakuru we igihamya ni nuko muzabona video drop shout out to Kigali izaba dropped by Omarion himself ababwira ko azi Kigali akazayipostinga ku social media yose namwe mukazayibona ku social media yacu ya Detox Record cyangwa se social media yanjye bese mwese muzayibona. Yeah. Yes, aho ngaho birumvikana cyane rwose. Ariko gerageze kuvuga ikinyarwanda cyinshi cyane kuko nge mba nibereye n'abantu bo hirya nabo mbashaka ko buri muntu wese abyumva neza cyane. Video drop ni ya video Omarion azakora avuga Kigali ndaje itariki ni mube tayari video ikazaba izasohoka icyumweru gitaha. Okay, kabisa aho ngaho abantu bakazahita bavuga ati nguyu araje. Hano ndabona abantu batangiye kwandika hano kuri Insta live yanjye bavuga ati Bosqizo kabisa turamwiteguye umusore wo muri B2K. Uyu nguyu ati COSMA boom 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 ya B2K nyine kugira ngo abifatemo neza no musore ni B2K n'itsinda yahozemo ariko reka nguhitiremo indirimbo ya B2K yihera nguhitiremo iyihe kugira ngo mbanze mu kwibutse from scratch yitwa umvira iryo zina nawe niko iyo ndirimbo yitwa nyuma ikaba ari B2K. Iyi B2K rikaba ari itsinda ryahozemo uyu Omarion. B2K nko nabikubwiraga nyine ni itsinda ryahozemo uyu musore witwa Omarion ugiye kuzana mu Rwanda nyine. Hanyuma B2K rikaba ryari itsinda ryashinzwe mu 1998 hanyuma rikaza kuzageza muri za 2004 na 5 akaba aribwo batangira kurekana nyine. Rikaba ryari itsinda ryashinzwe no mu record producer witwa Chris Talk. Hanyuma yari yabafasha nyine abahuriza hamwe itsinda ryabo aryita B2K. Hanyuma wenda tunyarukiye mu bari barigize harimo uyu witwa Omarion nyine ari nawe duteganya hano i Kigali akaba ari nawe wari umuritsinga cyangwa se wayoboraga imiririmbire yabo. Hakazamo witwa Lady Fizz, hakazamo witwa Jimbong ndetse n'uwitwa Lesbi akaba ariyo bari bagize iri itsinda. Hanyuma dusubiye kuri wowe Chris noneho tujye mu buryo bw'imitegurire y'igitaramo noneho ubwo ngubwo nyine muri ibyo byumweru bitatu by'ukwezi kwa 10 turamufite ageze i Kigali bizaba bihagaze gute noneho? I Kigali afite ama activity atandukanye azakora ariko igitaramo nyirizina aza performing for 1 hour full hour isaha imwe yuzuye. Bifite n'aba performance y'aba dancers ni performance yuzuye apana bya bindi mu artist azaga performing some minutes ubundi akahita yigenda. Aza performing isaha n'igice kabisa. Okay, igitaramo mwari mwateganya aho kizabera imyinjirire ibyo byose mwari mwabigeraho? Ibyo byose twarabiteganyije ariko izo information ubu ngubu ntago nahita nzitanga bitewe nuko igihe cyo kuzisohora kitaragera. Okay, hanyuma rero Omarion se mu gukora igitaramo azakora wenyine azaza kubita isaha ye wenyine isaha n'igice nk'uko bivuze ubundi duhite twitahira? Yaza barimo n'aba local artist bangaha basanzwe ndetse n'aba upcoming artist nabo turabashaka bafite impano nabo bazaba bahari bazaba performing uwo munsi. Ikindi kintu kizaba Omarion igihe azagera mu Rwanda turifuza ko atazaba igihe cyo kuzanga performing ubundi agende gusa nta kintu yigishije n'aba artists bo mu Rwanda. Twebwe nko muri Detox dufite gahunda yo kuzamura n'aba artists bo mu Rwanda in general tukabateza imbere, so izaba n'igihe cyo kuba aba artists bo mu Rwanda bamwegera bakareba ukuntu yitegura igitaramo nko kuba bakwatendinga rehearsals ziwe cyangwa se ibikundi yari kwitegura igitaramo bakamenya mood abafite n'ukuntu bari kwitegura na team ye kugira ngo performance igende neza. Ese bakazaba bazagira n'ikintu bita meet and greet bakaba babona umwanya uhagije wo kuganira nawe abari sharp enough. Ntago ari bya bindi twagiye tubona ba Wizkid babazana bakabagira bami ugasanga backstage yabo irukwayo ahantu hose ari buce n'ukwe mbese ugasanga na ahantu ari buze guhurira n'abahanzi bacu bo mu Rwanda. Ntago ari uko bizabimeza. Of course Omarion azaba afite team, azafite protocols, azafite protocole nziza ariko tuzaba twakoze arrangements ibintu bizaba biteguye neza ku buryo buri ikintu babanga nakavuyo n'ibiki ariko ibintu biteguye neza biraba nkuko mwabiteguye twamusinyije contract ivuga gutyo.
azakora rero ibyo akazi twamuhaye nikazakora. Okay, turacyari kumwe na Chris arimo agenda dusobanurira nyine ubwo ku gitaramo kizaba gihagaze. Reka noneho tunyarukire kuri Omarion w'uyu munsi kwasigaye abyitwaramo. Suspendio parfois avec Sonyo Blanche aka Dorokombaye muzaniye amakuru mashyashya, amakuru agezweho ya hano mu Rwanda, entertainment news. Niba ushaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda nta kundi wabigenza, sura ikinyamakuru cyitwa fata ku mavuta.rwa, andika wa3 akadomo fata ku mavuta.rwa. Amakuru meza kandi yizewe kuri showbiz nyarwanda. Jungle Beats, holla at me. Na makuru meza kandi yizewe muri showbiz nyarwanda, andika wa3 akadomo fata ku mavuta.rwa, website imwe rukombe ushobora gusanga amakuru meza kandi yizewe. Hanyuma rero noneho tuza abantu bose bari kumwera ahantu bita Lomast yara mu Kiyovu. Uyu munsi bagira umunsi bita Freak Friday. Uyu munsi ngo biba ari Freak Friday kabisa ara kuri Lomast, muziki ari mwinshi cyane. Abantu bose bariyo rero hariya nizere ko bameze neza. Ikiganiro ni Contact Club, tuba turi kurebera hamwe ko weekend yagaze hirya no hino, abantu ko bari kuryoshya cyane cyane abibereye mu rugo. Nanjye hano mu rugo ndi kumwe na Chris, turi kugenda tuganira nyine uburyo Omarion bateganya kumuzana hano ikiganiro, ndetse avuga ko byarangiye. Ubu ngubu ikiri gukorwa ari ugukora nyine imyiteguro ndetse n'ibintu byose biba biteganyijwe gukora. Chris, ubundi mwebwe mujya kuzana Omarion duhereye hejuru cyane, ubundi ndagira ngo twinjire noneho mu Urumuri. Ibikorwa byanyu musanzwe mufite nibi? Urumuri ni festival nshyashya izatangira uno mwaka. Ibikorwa byayo bizagaragara bya mbere uyu mwaka. Ibikorwa byayo turacyari kubirema. Ndagukunze cyane, nta kwirirwa ubeshya abantu. Iyo ari undi muntu abagiye gushakisha hirya no hino. Hanyuma wenda urateganya, harya wambwiye ko uyu mugabo azamara iminsi ngahe mu Rwanda? Azamara iminsi 2. Azamara iminsi 2, harimo umunsi wo kuza n'umunsi w'igitaramo. Harimo umunsi wo kuza n'umunsi w'igitaramo. Ubwo urabona bwa bwisanzura abahanzi nyarwanda bashakaga ko bazamugiraho n'abari sharp cyane bakabasha kumugeraho akse bagapanga imishinga mu minsi 2 byavamo? Bizashoboka kuko afite amasaha ahagije, ntago ari nkaho azaza ari ninjoro ngo ubundi azamara umunsi umwe uhagije n'undi munsi. Iyo mvuze iminsi 2 ni amanywa nijoro, iminsi 2 nyine. Okay. So abo bahanzi urumva ko umwanya wawo urateganyijwe. Hari n'ibindi bikorwa bitandukanye azakora, azari mu Rwanda hano, ahantu hatandukanye azasura, ariko n'icyo gihe cy'abahanzi kizaboneka. Ndetse turi kwifuza ko turi gushaka partnership ku buryo twa promoting cyane abahanzi bo mu Rwanda, tubashakira collab na Omarion. Ati ko bahanzi bo mu Rwanda, ubwo ngubwo yisunsubiza inyuma kuri Detox. Ubundi muri Detox mufitemo abaye bahanzi? Muri Detox dufite abahanzi twamaze gusayininga, ariko ntari bubatangarize, muzabona ibintu byose by'ingenzi ngo ntago uri budutangarize. None se ubwo muzabamenya muri press conference turi gutegura mu minsi iri imbere. Izaba iri official inabanonsinga abo bahanzi ndetse byinshi kuri icyo gitaramo. Okay, twamaze kureba rero Omarion aho yaturutse, dusanga ari muri B2K. Tuza kureba uburyo yaje gukora kariyeri solo ye, twumva indirimbo yitwa S-Box. Hanyuma noneho aho tugeze rero reka turebe ubundi mu rwego rw'akarere turimo cyane hano mu biyaga bigari muri East Africa ahagaze gute. Reka twumve indirimbo yitwa African Beauty. Iyi ngiyi ni indirimbo ya Diamond Platnumz afatanyije n'uyu mugabo uteganywa kuzanwa hano mu Rwanda. Ni Diamond Platnumz aka Chibude afatanyije na Omarion nyine igiye kuza mu Rwanda muri African Beauty. Hanyuma uyu musore akaba agiye kuzanwa n'itsinda ryitwa Urumuri, ndetse na festival ikaba izaba yitwa Urumuri. Itsinda ryitwa Urumuri na festival n'Urumuri, nibyo ra cyangwa ndajijwe? Itsinda izazana ni itsinda ryitwa COSMA Group. COSMA Group ni company ya owninga Detox. Tuvuga Detox iri hasi ya COSMA Group. Muri COSMA Group ni uzazana Omarion. Okay, hanyuma wenda tugana ku musozo kuri Omarion, watubwiye uburyo bizabiteguye ndetse n'igihe muteganya kumuzanira. Noneho twinjire mu kintu cyo kuvuga ngo iyi festival izaba ari ngarukamwaka. Iyi festival izaba ari ngarukamwaka. Hazaba ari festival izaba irimo ama-activity atandukanye, harimo ibyo byo kuririmba, harimo poetry, harimo ndetse n'izindi activity zitandukanye nk'izitwa ngo open mic, sharing tree ndetse na sky lantern release.
none se kugira ngo iyi festival abantu bayinjire bizaba ari festival rumva izaba irimo ibintu byinshi cyane bijyanye no kuzamura impano hahita yinjiramo nyine urubyiruko, ugasanga urubyiruko nta mafaranga ruba rufite rwo kwinjira mu bitaramo nk'ibi ngibi by'abahanzi bakomeye, bizajya bigenda bite sasa? Icyo nababwira cyo kwinjira ntabwo ari amafaranga menshi, kandi ikintu kizaba kigize no festival nuko nkuko mbona babimenyereye mu bitaramo rimwe na rimwe usanga ahantu harimo ngo hariya ni VIP, usanga haratandukanye. Muri festival yacu nta bizaba birimo. Festival nicyo kigira festival, no kuva mwese murinjira mugahurira ahantu hamwe. Niyo haba harimo abantu baba VIP, ntabwo bari bo bagenda ngo bahagarare imbere ya stage cyangwa babicaze babatereke n'inzoga imbere. Festival ni ahantu abantu baba baje kwishimisha no guhagarara, so set y'ukuntu igitaramo kizajya giteguye bizaba bitandukanye cyane no kuntu bindi bitaramo abantu basanzwe babona. Entrance na credentials zizajya zituma umuntu yinjira bizaba bitandukanye, mbese mu mitegurire n'ibindi bitaramo abantu basanzwe babona. Nicyo nababwira cyo, kandi kazaba ari ikintu kizahuza abantu. Twifuza ko festival cyangwa se n'ibindi bitaramo muri rusange bitaba ibintu by'abantu biturira ngo ibintu by'abana cyangwa se by'urubyiruko. Twifuza ko byaba ibintu biri general, abantu bose bakabyatendinga, bikaba ibintu bya sharing, ndetse umva ko bifitiye akamaro abantu benshi, kuko industry irimo abantu benshi batandukanye kandi bahakaza abantu benshi. Buriya nk'abahanzi bateye imbere bakaza abantu benshi batandukanye, aba manager babo, aba producers, aba bodyguard, abantu benshi cyane. So guteza imbere industry no guteza imbere igihugu muri rusange. Mbese tuboneyeho no gusaba mbese inzego zimwe na zimwe ziri muri leta zireberera ibintu bijyanye n'aba artist, ibintu bya music, ama federations amwe, kuzatworohereza kugira ngo kino gitaramo kizagere ku rwego rwiza twifuza n'u Rwanda muri rusange, kuko Kigali igomba kuba hard venue, abantu bose bakayimenya muri East Africa kariho things happen in Kigali. So kugeza ubu ntabwo navuga ko ariko bimeze, ariko we gotta work for that. Tugomba kubikorera tukageza Kigali kuri iyo level dushaka. Ibyo Chris kabisa avuga birasobanutse, ni ibintu utajya kubaza ngo ujye kure cyane. Ahubwo none reka twumve Omarion nanone mu rwego rwa Afrika, iyi ndirimbo afatanyije nanone n'umukobwa witwa Tiwa Savage guturuka ara mu gihugu cya Nigeria. Ubundi mukanya turaza kugaruka, namwe mbakira kuri telefone kuri 0788354855. Aho ngaho muze kubasha kubaza Chris ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se mumuhe n'inyunganizi. Ubundi nyuma yaho tugere ku musozo. Saa 5:50 ifunze mu kadomo. Tiwa Savage na Omarion bakubwira ngo get it now cyangwa se get it now, bitewe no kubivuga. Umurongo wa telefone reka ngushyireho noneho niba hari abantu bashaka kuganiriza uyu Chris uri kutubwira ibi byerekeranye na Omarion, nabo babashe kumuvugisha. Telefone ni 0788454855. CFM, hello. Hello. Yes, hello. Bosqizo. Yewe meze neza cyane, wowe meze gute? Ndashima Imana. Uri tayari kwakira Omarion? Kuvugana. Ninde? Yahaya. Yego Yahaya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya Allah ya Allah. Chris. Chris bari kuguhamagara? Ndakumva. Umeze ute? Meze neza kabisa. None icyo nshaka kukubaza. Umugabo witwa Kapiropi azaba ari kuri icyo gitaramo. Kapiropi we ntabwo yishurira ko azaba kirimo. Wenda mu guhishuriye. Nanjye icyo nakwizeza nuko hagurutse imbaga y'abantu. Kabisa akeneye public area nimukwiriye. Uruhiga abandi mu Rwanda. Niwe wenyine ariko mbayishuriye, ubundi sinagombye kuba mubayishuriye nawe. Natwe twakwifuriza n'icyo uko tuzakizamo turi benshi. Kabisa no kuza muri benshi mukareba kizagiteguye neza, namwe muzishima kabisa. Tuzadelivering igitaramo mutarigera mubona hano i Kigali cyangwa se ari hose mu Rwanda. None icyo nagusaba, uvaho ngaho duhaye amakuru ye neza. Ayo makuru nayanyayo kabisa. Igitaramo mu kwa 10 mube tayari. Yewe Bosqizo, utangiye guteza ingaruha hakiri kare. umva.
Ebana ibintu ndi kumva ari uburyohe nagira ngo amayinite adashiramo nako. Yego. Ebana. Umuhanda mwiza. Okay, urakoze cyane kabisa, wowe ni ubwenge uri gusezerera rimwe kabisa. CFM alo. Halo. Bosqizo. Mambo vipi? Poweri. Ubwa mbere mbashije kubafatisha ndabemera. Ikaze. Musaza Chris kabisa iki gitaramo nacyo turateganya kwitabira. Kabisa turabategereje. Okay. Turimo tunagenda tugana ku musozo. Telefone nazo dukomeza kuzakira harabura iminota 7 ngo mbasezere. Uyu munsi ndabasezeraho saa 6 zuzuye kabisa kugira ngo nanjye ndebe ko nagera hirya nkareba uko bimeze. Telefone irafunguye, hanyuma Chris nawe turacyari kumwe, ariko uwa mungani Chris urabona ko uyu nguyu atanze igitekerezo ati byukora byose Chris umugabo Kapiropi nazabure. Kapiropi nagazabura. Ariko uyu musore ashobore kuba afite abafana ya hirya no hino kuri street kabisa. Arabafite ahubwo ntago baramubona ari benshi kabisa kuri bigger stages ngo barebe niba imbaraga bafite muri audio ari nazo bafite imbere y'abafanzi bibo. So uyu munsi azaba ari umunsi wo kubiproving I guess. Okay, ese ubundi ibyawe na nanjye kuvuga Bulldog kubera irandirimbo bakoranye yitwa rimwe niyo namba. Ndavuga ibya Kapiropi na Detox bimeze bite? Ibya Kapiropi na Detox ntago birajya mu buryo neza kuko hari ibintu byinshi artist abasaba kugira ngo bashe kumumanaginga, ariko iby'ingenzi byagiye mu buryo. So mu makuru y'ingenzi tuzabatangariza muri press conference nababwiye. Ese iyo press conference wakomeje ugarukaho ni press conference igamije iki? Press conference igamije kumurika ku mugaragaro kino gitaramo ndetse na Detox ndetse n'abahanzi bazaba bari kubarizwa muri Detox nibwo muzabamenya. No kuvuga icyo gitaramo hari ukuzana Omarion nyirizina, hari kumurika studio ndetse no kumurika abayikoreramo. Mbese azaba ari nko gufatikanya kuko mu gitaramo ama activity nyinshi cyane, so yaba twahise duprofita kugira ngo tumurike label yacu kugira kuko byari ibintu biteganyijwe kizamurikwa mu gitaramo gikomeye kinini. Okay. So twahise dukora icyo gitaramo ariko dufatiraho kura niyo festival Urumuri kugira ngo tuyigire festival izagihoraho. Next year nabwo tubafitiye ibindi bintu byinshi tuzaba tubateganyirije mu bya next year, ibyo turi kuvuga iby'uyu mwaka. Hanyuma arakoze cyane Chris urakoze cyane. Murakoze nawe. Okay, arakoze cyane Chris ku butumwa yaratuzaniye avuga ati Omarion mu mpera z'ukwezi kwa 10 turamuzanye hano Kigali, abahanzi bo bazaba ari benshi cyane, abahanzi nyarwanda tuzamurika natwe Detox ku mugaragaro, ndetse tunamurike n'abahanzi bayikoreramo. Reka dutegereze muri uko kwa 10 nyina tubwira nejo bundi se ko turi mu kwa 9 nejo bundi tukaba twinjiye mu kwa 10. Hanyuma nyuma y'aka karirimbo ka Chris Brown akubwira ngo tempo, ubwo nanjye ndaza kugaruka tubwirana ngo bye bye, ciao. Chris Brown CB, indirimbo ikaba yitwa Tempo, ikaba ariyo itugejeje ku musozo kabisa w'ikiganiro cy'uyu munsi kwa gatano. Hanyuma reka mbashimire mwese twabanye, nizere ko tubanye neza nubwo tubanye igihe gitoya, ariko niba hari nka telefone imwe cyangwa ebyiri nazo twabwirana bye bye, ubundi noneho mugakomeza na 99.7. Gahunda zo zibari nyinshi muri weekend, umuziki ugiye gukomeza mpaka mu gitondo. CFM alo. Yewe Nakuru. Bosqizo. Yewe Shafi guturuka Kinyinya. Shafi bye bye. Turyohereje kabisa bye musaza. Urakoze cyane, nshimira abantu bose twabanye nyine bari bashyizeho mama fatanizere kumeze neza. Abantu bose bari kutwumva bicecekeye bashyize akaradiyo ku musego bumva 99.7. CFM alo. Yewe. Baniro rw'indavanze umuti weekend nziza na family yawe. Okay, urakoze cyane ruhu rw'inda wijabana na urare neza. Hanyuma reka mbasigira indirimbo yitwa Bape, ingini y'umugabo witwa DJ Mano afatanyije na Active Again bakubwira ngo bahi byabo.